bakunzi ba channel yacu kuri Ganza ndetse no kuri Tsinda, twongere tubasuhuze aho muri hose. Abadukurikira muri mu Rwanda mwese twongeye kubasuhuza mwese, tubabwira tuti amahoro y'Imana abe muri mwebwe mwese uko mudukurikira. Twongere kugaruka tugira ngo twongere tuganire. Bakunzi bacu rero, bakunzi bo kuri Ganza ndetse no kuri Tsinda, hano turacyagaruka ku bibazo bya Kongo. Turagenda twongere tugaruke uko ubushize nyine twongere burya ngo aryo hasubiwemo, aho ryo hasubiwemo turongera twibaze ibyo twibazaga mu bihe byashize, kandi aho turagenda duhuza ukurikije uko ibintu bimeze ku mvugo za Kisekedi, nuko hano ibinyamakuru byagiye bizivuga. Twongere tugende tugarukana none kuko we yagiye abivuga iyo ngiyo mu binyamakuru, ko yagenda yerekana u Rwanda ati u Rwanda nicyo kibazo gikomeye kugeza iyi saha. Muri rusange we yerekana ko aricyo kibazo ko gikomeye afite. Kandi koko hano rero nk'iyi nama yahuje Kisekedi na Perezida Kagame, urabona ko bagihura tuyita ko ari nk'inama cyangwa se ni nk'umushyikirano bagize. Hari abari kuvuga bati hariya Kisekedi ashobore kuba yaba yaratsinze igitego, yateze umutego arawutega, amaze kuwutega umutego bawugwamo. Kuko buriya niho bavugira bati niba Kisekedi yavuga ati ngiye ntago nshaka kuzavugana na M23 Communautaire, ntago M23 ntacyo navugana na yari abanyarwanda, ngomba kuzavugana n'u Rwanda, nibwo ngomba kuganira narwo. Hariya rero ukurikije uko Kisekedi yari yarateguye ibintu bye, ntabwo mu by'ukuri yarari amezire yo kwemera ibyo u Rwanda ruzaza rumubwira, ahubwo icyo yari yiteguye kuko nkuko yabivuze, nkuko turi bugende tubigarukaho uko yari yabivuze, we hari umutego yari yateze, ibyo u Rwanda rugomba kuza byanze bikunze rwemera. Urabona ko uko Kisekedi w'iyi minsi, Kisekedi mwitaga ngo ni Kisekera nde harya, urabona ko ubu ngubu arategeka ntiyinginga. We urabona ko asa n'uri gutegeka ntiyinginga. Kandi unanarebye biriya bintu nubwo M23 kugeza iyi saha urabona ahantu ihagaze, ndagira ngo mukurikire ikiganiro neza, kuko iyo ugarutse mu byahise kera nuko byagiye bigenda bimeze, uhita umenya uko ibintu biri kugenda biyevoriwa, bigenda bizamuka, bigenda bigize gute, kurya iyo utamenye ibya kera ntuba uzi n'ibiri kuza ubu ngubu. No kuvuga ngo M23 urabona bavuga ko bavuye hariya ngo bemeranyije ko M23 igomba kurambika intwaro. Nese M23 irarambika intwaro izihe ndese? Nicyo abantu bari kwibaza, irazirambika izihende? M23 igomba kurekura aho yafashe, iraharekura igehe? M23 igomba gusubira aho yaturutse, aho yaturitse, nese irukanga isubira mu Rwanda, ko bavuga bati n'abanyarwanda. Niba Rwanda niho ahantu hari ikibazo, hari ahantu hashobora kuzava ikibazo gikomeye cyane. Nagira ngo mukurikire ikiganiro neza. Hari ahantu habayeho ibintu byo kurwana, M23 yakwerekeza hehe? Yakwerekeza aho mbega hari aho yahungira byanze bikunze. Noneho bibaye noneho bya bindi kuko Kongo iri gushimangira ubu ngubu iti ikibazo dufite n'u Rwanda M23 yaduteye, ntago ari M23 yayindi muzi, yayindi yo muri 2013 twatsibaguye nk'abana, niko yo ibi bivuga. Timwe twakurikiye tukayigeza, tumwe twakubise neza igatsindwa ntunamenye ko yigeze ibaho. Noneho rero yakwiruka nk'isubira hehe? Bo Kongo iravuga iti turi kurwana n'u Rwanda. No kuvuga ko niba barwana n'u Rwanda ko ari abanyarwanda barimo, M23 byanze bikunze mwumva ne M23 bahunga ko baza mu Rwanda. Niba rero bari kurwana n'u Rwanda, byasaba ko nanone bakurikira ya M23 nk'u Rwanda, kuko bavuga bati turi kurwana nabo, none bakabageza hehe? Bakabageza aho bagomba kuhagera. Uru rugamba ntabwo ari urugamba rworoshye. Hari abari kuvuga nanone rero, ndetse koko iyo nanarebye logikoma ubona koko byenda byaba byo, bati buriya niba Kongo yaravugaga ati u Rwanda ni rwo rudutera, nk'iriya ikanga gushyikirana na M23, nta Rwanda ntago rwagombaga kujyayo hariya, rwagombaga kuvuga ruti wenda muvugane n'uwabateye, ariko kujyaho hariya no kwitega umutego cyangwa se kujya gute, turi buze kubigarukaho mu kiganiro kirambuye uko turaba tugenda tuganira. Bakunzi bacu rero, urabona Kongo kugeza iyi saha nanone uragenda yerekana ko iri kugenda igira imbaraga. Twagiye tubivugaho, nanone turongera tubigarukaho uburyo Kongo yakoresha byanze bikunze
kuko niba bavuga bati bimatse ibihugu irashaka Kongo, irashaka kurya Kongo ikurikije susoro yayo, ukurikije ibiryo yifitiye. Iyi si yabaye rero monde de benefice ku mugani wa Koffi Olomide, yabaye iki? Nta rukundo, ni inyungu. Icyo bishatse guhaka ni iki aho ngaho ntarabivuze, kandi na n'ubu ngubu ndacyabisubiramo, nuko Kongo abo bose bashaka kurya ishatse yafata iki, hari icyo yakwigomwa. Turi buze nanone kugenda tubigarukaho ubu tuba turi mu ncamake kugira ngo tugende tubirika tutindora ibingibi byo kuvuga ngo Kongo ngo wahangana nayo. Hari abavuze bati ngira ngo ibihugu bitanu, Kambanda we niwe wabivuze neza, ati n'ubwa mbere kuva isi yabaho biriya bihugu bitanu biri muri Security Council bigira gute, bikomeye ku isi, bishyigikira igihugu kimwe, byose bikajya ku murongo umwe. Icyo kintu ntabwo uri kucyumva. Impamvu ibihugu byose, Ubushinwa bushyigikira Kongo, kandi Uburusiya bugashyigikira Kongo, abaturage ba Kongo barahagurutse bati turashaka Putin, turashaka Putin, niwe ugomba kuba umucunguzi wacu, turashaka Putin, turashaka Putin. Kwiyambaza Putin ni ukubera iki? Ni ukubera ko bararebaga bakavuga bati isi yose irabona ko Putin muri Ukraine aratsibaguye, urabona hagejeje Amerika, OTAN, rwose urabona ko atari Putin wa wundi bajyaga bagenza kuriya. Putin arafite imbaraga ubu ngubu. None rero Putin aramutse aje gutabara koko muri Kongo, urumva ko Kongo ishobora kuhabera isibaniro. Ariko ikintu cyiza nanone Kongo nuko ubone Kongo mbona ishaka amahoro, kandi igashaka amahoro y'abanyagihugu ndetse n'akarere. Ngiye niyo kintu ndi kubona, kubera ko nka Kongo iyaza kwemera ati Putin naze, byari gusaba ko Amerika igira igihugu ishyigikira. Tuvuge igashyigikira nk'igihugu, niba ko u Rwanda rutera Kongo igashyigikira u Rwanda, cyangwa se n'ikoherezaho ibikoresho byayo, ugasanga Kongo akarere kabereyemo imirwano, ya mirwano karahabutaka nk'imirwano iri kubera muri Ukraine. Ugasanga niba Putin ashyigikiye Kongo, Amerika igashyigikira u Rwanda, ni urugero, niba bari kurwana ugasanga hadasenyutse Kinshasa hasenyuka Kigali, ugasanga kimwe muri cyo cyabaye umuyonga, cyangwa se byose bikaba umuyonga. Ariko niba kugeza iyi saha ibihugu byose bikomeye, ibyo biri muri OTAN n'ibyo bingo bitari muri OTAN biri gushyigikira Kongo, bishatse kuvuga ko ari ukuntu Kongo muri politike iri gukora diplomasi yindi yo mu rwego rwo hejuru. Ndavuga diplomasi yindi yo mu rwego rwo hejuru irenze ukwemera, ku buryo yigarurira iki, ku buryo yigarurira imitima imitima y'ibyo bihugu byose byakagombye kuba biri gutera inkunga abamuhungabanya. Wenda ikababwira bya bindi ati we yakoze icyo bita tura tugabane, yaratuye baremera buriya baragabana kugira ngo babe bamushyigikira. Hariya hantu niho rero hari ihurizo rikomeye, ariho hantu ushobora kubona uti iyo ibintu bikomeye ahanini ushatse uhita ugira gute, ukuramwo akarenge. Nibyo rero turi kubona abantu, ni ibintu nyine bibabaje, ubona bigenda bigaruka ku buhanuzi, nubwo bagenda babica ahantu hirya no hino. Nyaboneka dushatse twasenga Imana tukareba uko ibibazo byakemuka. Ariko mbona ko ibibazo buriya by'u Rwanda bikemukiye mu banyarwanda nyirizina, mbona byarushaho kuba byiza, nta rwitwazo na rumwe rwabaho. Abanyarwanda ubwabo baho bari ku isi hose bicaye bagakemura ibibazo byabo bakaganira. Hari abantu bajya bakerensa ubuhanuzi batemera n'Imana. Imana ngo akenshi ikunda kuza ivuga ngo mubabarirane, murwanya akarengane, mbega akarengane kagabanuka, kave hose no kugabanuka. Kandi nabyo yagiye iririmba, nuca inkoni z'akarengane ukahambura iminyururu y'uburetwa, ukarwana ubushikamирwe, nzazi iwawe kandi nzatura hagati muri wewe. Ntabwo rishobora gutura hagati y'abantu bahohotera abandi. Mwarabibonye, ngira ngo wenda tuzabigarukaho mu kiganiro cyihariye atari iki ngiki. Karasira mubona, ese Karasira muri kubona buriya mubona ari Karasira? Mubona ari Karasira uriya koko muzi? Karasira uriya mubona ari Karasira wabaye kuriya, gufunga umuntu akagira amera kuriya ngo niki? Tout simplement rero nibyo hanga twari turi mu busesenguzi, turi kugenda dusesengura uko tubona ibintu muri rusange. Ntago Kongo ko iri kugaragara cyangwa se Kongo imeze, urabona ko ishobora kugira imbaraga zazindi twirwa twibwira ngo n'abakongomani ngo kubita hasi ngo bakirukanka. Burya ntago isi muri rusange ntago iri kurwanya, ntago umuntu atsindwa ku iyi si, ntago umuntu atsindwa kubera ko adafite imbaraga. Hari n'igihe umunyantege nk'iyari utsinda
bitewe n'iki? Bitewe n'abamuri inyuma, byanze bikunze ushobora gusaba ko u Rwanda ruvutagura cyangwa se rwidoga rufite imbaraga, ariko nanone hari ahandi narwo izo mbaraga rwari rufite rwazikuraho, kuko u Rwanda ntabwo ducura intwaro, ntabwo u Rwanda ducura imbunda, ntitugira gute. Cyakora kera bajyaga babasha kugira gute, babashaga gukora imyambi n'imiheto n'iki, ariko ubu ngubu biragurirwa mw'abo bazungu. Abo bazungu rero babigize gute se? Ni kuvuga ngo rero hari icyo tuba tugomba kwimenya muri uru rugamba turi kurwana. Niyo turi kurwana urugamba rw'iterambere, tukamenya aho politike y'isi imeze, ntabwo rero twahagombye kwirara nk'abanyarwanda. Biriya rero bya Kongo muri rusange ntawe bitababaje, kandi nkubwiza ukuri ni ibiri kuvugwa cyane. Ni uwo ari we wese, uriya mu Rwanda rwiteze umutego ukomeye cyane, ariko nanone uzanarebe, hari undi muntu nanone warambwiraga ati muri komantere, hari n'uwanyandikiye aravuga ati harimo abanyarwanda benshi cyane bari kugenda bahamya neza 100% bereka publique uburyo abanyarwanda ari guhamya uburyo u Rwanda ruri inyuma ya M23 cyangwa se ruri gutera Kongo. Ati gute? Tuzagenda urebe mu makomantere, prepare amakomantere yo ku binyamakuru bya hano. Ati ku binyamakuru bya hano usanga abanyarwanda boye, ati bariya rero buriya ni abantu banga inkotanyi, kugira ngo bakomeze berekane neza yuko inkotanyi zifite ukuboko cyane hariya muri Kongo, bityo bitere Kongo umujinya n'isi yose igiye yereka ati dore biriya. Ati inkotanyi nyine nayo rero bakogagiza. Hari n'undi wanyeretse ikintu, anyereka nk'ibinyamakuru bya hano ku uburyo biba byogagiza. Hari nk'ifoto ngo bazanye, urabona hariho amakuru agenda acicikana ngo Makenga yarapfuye, abandi bati ntiyapfuye, hari uwanyoherereje ifoto, ni ikinyamakuru, ni Radio 10 yo mu Rwanda yasohoye kuri iyo kuri izi tariki 7 ni kuwa kangahe, kuwa 4 kw'iki cyumweru, kuwa 4. Noneho isohora ifoto ya Makenga, arambwira ati dore ukuntu baba bari kogagiza ngo ariho, mu gihe abandi bari kuvuga ko yapfuye. Kandi iriya foto berekanye ngo ari gusangira ngo agahiye ngo na bagenzi be, kandi dore arabinyerekana foto ya application y'ibi bikora ibyerekana, ati dore iriya foto niyo muri 2013. Ati koko nka kiriya kinyamakuru kiba cyanditse kuriya ntikiba baba bari kwerekanaho ko bashyigikiye uriya mutwe kandi bari kumwe nawo? Ati birasura bona biba bigamije iki? Ati none se niba ati amakuru arahwihwizwa ko Makenga yapfuye, none ukazana ifoto yerekana yuko Makenga ariho yanasangiye, kandi waryashyira ya foto ya kera. Buriya ngo ifoto igihe yafotorewe byanze bikunze naho yafotorewe hari uburyo uyishyira mu byuma neza, cyangwa se muri application yakwereka ibyo yakoze icyo gihe na ryari. Aho hantu nahise numirwa neza, ndavuga nti bya bintu burya ntago ari ibintu biba byoroshye. Urabona rero ko ari imitego abantu bagenda bitamo, berekana ngo ibi n'ibi, kandi mu by'ukuri ari ibintu wavuga ko bitaboroheye kandi bikomeye. Nuko rero ibi rero bya Kongo ngira ngo twagiye tubivugaho, tuvuga ingaruka, tuvuga ibiki, ariko turi buze turagenda tubigarukaho mw'iki kiganiro cyacu. Niyo mpamvu njya mabwira nti niba tukoze ikiganiro rimwe na rimwe igihe kizakiba kirekire, mujye mufata agatebe mwicare, cyane ko tugeze mu gihe cyo kwegera weekend, turebe n'ibyagiye bihita mu minsi yashize, nuko ibintu bimeze mw'iyi minsi, nuko naho biri kwerekeza. Gusa dusaba Imana nk'abanyarwanda bari mu gihugu, tuti Nyagasani dufashe, kuko turabona ibintu bikomeje gutya ntago ziyazagana aheza. Bakunzi baca no kuri Ganza rero ndetse no kuri Tsinda uyu munsi, ngira ngo uko mwaremu mwiteze ku itariki ya 6, abantu benshi bari bategereje bati turebe ikiri buve mu biganiro ejo kuri Ganza, ariko nkuko turi bongere kubigarukaho neza dushingiye ku byaho Tshisekedi yagiye avuga. Ndabona hano hari n'umuntu w'umuhanga muri politike cyane ndetse n'amategeko, nayo icyo yavuze Charles Kambanda, ndi kubona ari icyo yavuze cyane ko ibingibi cyerekeranye n'imbaraga Kongo avuga ifite kuri ibi turi kuvuga ngo Kongo iramutseho ko iteye u Rwanda, turi buze kubigarukaho. Ariko nanone nkuko koko byari biteganyijwe mu biganiro byari kubera cyangwa se byabereye muri Angola, kira ngo twebwe twavuga tuti subundi ibi biganiro bizavamwe iki gifatika mu buryo bugaragara uko, ariko ahanini dushingira ku byo Tshisekedi yavuze. Ati wenda turi buze kubigarukaho neza mu buryo burambuye, ariko arasa ku ngingo yerekana yuko
kugira ngo yemere imishyikirano cyangwa se yemere ibiganiro. Kera yaravuga ati ni M23 igomba kuganira n'u Rwanda, ko ni u Rwanda rugomba kuganira na Congo, ntagomba kuganira na M23. Arora kongera ati ntago ibyo bintu bishoboka, twebwe u Rwanda rugomba kuza ruvuga impamvu rwateye Congo cyangwa se rufasha M20 ruza mu isura M23, noneho bakazana iyo mpamvu tukaba ariyo tudebataho, kugira ngo tudebate ku bintu à gauche à droite bitagize icyo bifashe byerekana. Mbega abantu niho benshi bagiye banavuga bati noneho Tshisekedi kera abantu mwitaga ukundi kuntu nyine, ukurikije basa n'abamushomba n'abamwereka baturi iyo sekera n'ibiki, ariko muri rusange ikintu kigaragara nuko muri ibi biganiro ndabona uko ndi kubibona uyu munsi, cyangwa se uko turi kubibona bimaze guhita mu ibitangazamakuru. None kuri wa gatandatu kuri tariki 6 dukora ikiganiro, urabona ko muri rusange nta kidasanzwe, ntacyo twavuga ko nta kidasanzwe nzwe ukurikije, kuko niba bavuga bati hazakurikizwa koro za Nairobi, ibyabereye Nairobi murabizi ko icyo bari bemeje no kuzana umutwe w'ingabo za East Africa hariya zikajya kurwanya M23, ariko bakavuga ko na M23 hariya ngo nibyo turi kubona ahangaha, ngo bavuze kubemeranyijwe ko ngo igomba ngo guhagarika cyangwa se ngo kurambika ibirwanisho. Ndabona banavuze ngo no kuri FDLR ho turi buze kureba icyo bayivuzeho, niba bavuze yuko izumvikana n'u Rwanda cyangwa se nayo izarambika ibirwanisho, nabyo turagenda tubigarukaho muri rusange muri iki kiganiro, turebe neza ibyabereye hariya. Ariko ukurikije uko Tshisekedi we yavugaga, Tshisekedi we yerekanaga avuga ati biriya bintu FDLR twatanze abasirikare bayo, twatanze passe FPR, abasirikare ba RDF cyangwa se baraza bararwanya FDLR, bifata igihe kinini cyane barwana bahangana, bigenda gutyo ibintu byinshi cyane. Ariko nuko nguko rero we yabivuga ati none se FDLR yongeyeho umurwanyi ubundi iri hehe? Cyambere nta support yacu mubona yigeze ikora iki ku butaka bwanyu? Mwebwe mwaranateye ahubwo mufata n'ubutaka bwacu, yigeze itera ifata ubutaka bwanyu ku buryo muvuga ngo twebwe tubatera inkunga. Naho ngo yagendaga yerekana cyangwa se yerekeza ibyo bintu. N'ibi biganiro rero turi kuvuga bya hano muri Angola, turagaruka n'ibi bingibi bya Charles Kambanda, nawe ni umunyamategeko ukomeye. Icyo yavuze kuri ibi bintu yerekana cyane ku bintu bishobora kugira gute kuba nyuma. Noneho rero Kagame na Tshisekedi rero bemeranyijwe ku murongo wo gukemura ibibazo birimo icya FDLR. Niko ibinyamakuru hano byaje byandika, tuzareba iki ibinyamakuru hano byandika koko n'ibinyamakuru bindi koko nyabyo byenyewe byanditse. None ba Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bemeranyijwe ku murongo wo gukemura ibibazo biri hagati y'ibihugu byombi birimo icy'umutwe wa FDLR. Hano nicyo byabanditse, niba aricyo bagiye bakigaho cyonyine simbiza, ariko icyari kibahuje hanini ubona Congo cyari kinayiraje inshinga ni ikijyanye n'umutwe wabateye. Wenda ibyo ngibyo nabyo ntibyabura kuzamo inzitizi, kuko bicaye mwati, kuko Congo ishinja u Rwanda gutera inkunga M23 ndetse no kuza mu isura M23. None u Rwanda narwo rukavuga ruti namwe mugufasha M23, no kuvuga ko nako mufasha FDLR. No kuvuga ko ni bya bindi tuvuga ko bose baraterana cyangwa se banitana ba mwana. None abakuru b'ibihugu rero byombi kuri uyu wa gatandatu bari bahuriye i Rwanda muri Angola mu nama yiga ku bibazo by'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa RDC. Bahuye mu buhuza bwa Perezida Joao Lourenco wa Angola unayobora ICGLR. None kugeza ubu imyanzuro y'inama ntirajya ahagaragara. Mu kugeza ubu dukora iyi nkuru, imyanzuro y'inama nyayo ntirajya ahagaragara. Ubu imyanzuro y'inama ntirajya ahagaragara, gusa uruhare rw'u Rwanda ruvuga ko yemeranyijwe ku murongo wo gukemura ibibazo harimo na FDLR. Ibi rero ni ku ruhare rw'u Rwanda. None u Rwanda usibye kuba rufata uyu mutwe nk'ikibazo ku mutekano warwo, runawushinja gufatanya n'ingabo za Congo kurasa ibisasu ku butaka bwarwo bitwaje kurufasha bitwaje nyine M23, rufasha M23. M23 nayo iri mu byaganiriweho maze hanzurwa ko ihagarika imirwano ndetse
abarwanyi bayo bakava mu mujyi wa Bunagana no mu tundi duce wafashe nk'uko byatangajwe na perezida wa Kongo. Uruhande rw'u Rwanda cyakora cyo ruvuga ko ikibazo cy'uyu mutwe kigomba gukemurwa imbere mu gihugu hagendewe ku myanzuro y'inama y'abakuru b'ibihugu bya EAC yabereye i Nairobi. Murumva aha hantu mwongere muhumve neza. Ku ruhande rwa Kongo iyi M23 nayo iri mu byaganiriweho maze hanzurwa ko ihagarika imirwano ndetse abarwanyi bayo bakava mu mujyi wa Bunagana. Nicyo Kongo ihagazeho, no mu tundi duce wafashe nk'uko byatangajwe na perezida wa Kongo. None uruhande rw'u Rwanda cyakora cyo ruvuga ko ikibazo cy'uyu mutwe kigomba gukemurwa imbere mu gihugu DRC hagendewe ku myanzuro y'inama y'abakuru b'ibihugu bya EAC yabereye. None iriya nama y'abakuru b'ibihugu icyo bavuga ko ari ukuzana ingabo no kurwanya. U Rwanda rwemera narwo rukomeza rushimangira icyo ngicyo ko ari ugukemura. Mbega urabona ko n'ubwo imyanzuro itarajya ahagaragara ngo igire, ariko ubu ngubu ntisobanutse neza ngo uburyo uyumva, kuko urabona ko icyo Kongo irashaka ko bava aho ngaho bakagenda mu M23 aho yafashe iharekura ikagenda igasubira inyuma cyangwa se ikarekura aho yafashe. Ariko u Rwanda rwo ruti ikibazo kizakemurirwa imbere muri Kongo. Imyanzuro y'inama yabaye M23 na FARDC guhagarika imirwano, ahubwo bagakemura ibibazo bafitanye bisunze inzira ya politiki. Imyanzuro y'inama yasabye M23 na FARDC guhagarika imirwano, ahubwo bagakemura ibibazo bafitanye bisunze impamvu za politiki. Hano rero iki kinyamakuru ni ikinyamakuru cya hano mu Rwanda cyagize gute, cyanditse ku iyi nkuru. Ikinyamakuru cya hano mu bita Bwiza, ntago twasoma komanteri, harimo komanteri nyinshi cyane tugiye tutakwirwa dusubiramo, ariko ikigaragara cyangwa se kigaragara ahangaha ntabwo ahangaha twakwirwa dusubira muri komanteri nyinshi z'abantu. Ikigaragara rero ni uko iyi nama cyakoze wavuga ko cyangwa se uku guhura cyangwa se ibi biganiro cyangwa se umushyikirano bagiranye ari ibintu wavuga ko byafashe, twavuga ko utafashe igihe kirekire cyane ukurikije uko niba bagiye none se bagahita bafata iki ngibi. Sinzi, hari abagiye rero, hari abo ndabona banditse hano ku ma Facebook yabo, ni kuri social media, ngo amakuru ava muri Angola aremeza ko nta biganiro bihari, ahubwo umwuka atari mwiza na gato kuri Perezida Kagame na Tshisekedi Felicien. Ibi ni bikomeza gutya birashoboka ko ahubwo gato gashobora noneho kota umuriro hatabaho ubushishozi, umuriro ugakomereza mu baturanyi nabo bakawota. Abanyarwanda mutuye Gisenyi na Cyangugu n'igihe cyanyu kure. Hano rero ndabona ari ibintu biri guhitahita kuri social media. Nyine social media zibariraho kugira ngo abantu basome ibintu byinshi nyine barebe. Hano hari ibyo mbona Presidence ya Kongo yanditse, President ndumva mwabibonye aussi la cessation immédiate, ndumva mwabibonye, ariko se koko wumva muri Kongo yatera hano rero hari icyo twavugagaho kuri Charles Kambanda, nawe ni umunyamategeko uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nawe watanze igitekerezo kuri wari wanditse inkuru, ariko yasaga n'uri gusubiza uwo bita Rudahigwa Charles wavuze ngo ariko se koko wumva Kongo yatera u Rwanda ngo is impossible, niyo bakwambuka nta wasubirayo, kandi RDF yafata Kivu zombi mu cyumweru kimwe. Noneho Kambanda nawe ahangaha niwe hano bari mu madiscussion, ni ku rubuga hano rwa Facebook turi kubona, ati Rudahigwa Charles niyanditse kireka Kagame ashoboye guhindura support y'ibihugu bikomeye ku isi DRC ifite. Arerekana ko DRC ifite ibihugu bikomeye cyane biri kuyitera inkunga cyangwa se bishobora kuyijyuma. My friend, n'ubwa mbere ibihugu bitanu bifaya ibyemezo muri Security Council biri ku ruhande rumwe, byose ku kibazo kiri hagati y'igihugu. Iyi migiste irakomeye Kagame cyane, nuko yandika ikinyarwanda gutya, ariko ni nko kwerekana ko ikomereye Kagame cyane. Arerekana yuko hari ibihugu bitanu bikomeye cyane ku isi
byaba byaragiye ku ruhande rwa Kongo, akerekana ko ahangaha rero bikomeye cyane kuba Kongo ishobora kuba yatsindwa intambara bitewe n'ibi bihugu. Burya urugamba ushobora kuba ufite intwaro zikomeye cyane cyangwa se ibiki, urabona nka Gaddafi yari afite intwaro zikomeye nta n'uwari gupfa kumugerageza, ariko kubera ibihugu nyine byamuteraniye usanga nyine keretse ubaye ufite imbaraga zikomeye wenda nk'iza Putin, ariko niwe ubona ko wagize imbaraga kashabasha guhangana na biriya bihugu, ariko birakomeye niko abivuga. Biragoye cyane kwemeza ko haramutse habaye intambara, iyi ntambara izaba hagati ya Kagame na Tshisekedi gusa. Ntabwo bigaragara ko Kagame yagira upper hand mu ntambara imeze kuriya. Niko uyu Charles Kambanda abivuga muri iki kiganiro. Noneho Dahiga Charles nawe ati aho ibyo byaba ari ibindi, icyo gihe Kagame agomba kuba kwitonda cyane, sino ibintu byamubana bibi cyane. Noneho Charles rero yongera avuga ati mu gihe adafite USA cyangwa Uburusiya ku ruhande rwe ntacyo kaga yageraho. Erega na ziriya air defense za kaga ntacyo bivuze mu gihe adafite support ya Rusi na China. Abashinwa nibo bakora ni servicing ziriya air defense system. Uburusiya nibwo buha Kagame portable nuclear, ingufu ziriya systeme zikoresha. Ni ukuvuga ngo habaye intambara hagati ya DRC na Rwanda, China na Burusiya bashobora kuzimya air defense za Kagame mu munota. South Africa yagaragaje aho ihagaze, TZD Kenya nabo urabibona ko aho bahagaze. Ni ukuvuga ngo Kagame ashobora kubura inzira y'ibikoresho haramutse habaye intambara, kandi kubera ko atagize support ya USA cyangwa Uburusiya. Ni ukuvuga ngo sanction za UNESCO kuri Kagame zashobora kubaho igihe cyari cyo cyose. Ahangaha rero niko ari kugira gute, ari kwerekana uko we abyumva. Hari n'akapost yagize ngo reba nk'ibingibi, niba ari Joseph Borrent, niba ari Fonte à la veille de la rencontre organisée par le président Lorenco entre le président du Rwanda Kagame et DRC, Rwanda et DRC, l'Union européenne invitait tous les pays parties concernés à s'impliquer activement et à éviter tout ce qui est de nature à entraver le processus. Hano rero niho ari kuwugira. Hano rero ni kubwira Kambanda yagumye avuga ati kubwira Kagame kubahiriza iriya myanzuro ubona bitameze like kumubamba. Kagame natareba neza bazamukubita sanction. Iyo P5 zose zumvikanye bya bihugu bitanu, no kuvuga gushyigikira uruhande rumwe biba umwako ku ruhande rutafite byibura imwe muri za P5 cyangwa se za pays eshanu bya bihugu bitanu. Noneho rero mwese mube mumenya ko gusema neza ari kugira. Noneho hano rero yavuze ko umwuka mubi uri hagati y'u Rwanda na Kongo n'abaturage bayo nta mumaro bifite, ahubwo ngo bihungabanya umutekano aho kugira icyo byongera mu iterambere n'imibereho myiza y'abaturage. Ni Felix Tshisekedi. Hano rero niko bari kugira ni commentaire z'abantu, ariko twabandaga ku busesenguzi bwa Kambanda kw'ibi bintu uko abibona cyangwa se uko abona byarangira biramutse bigize. Baravuga ati hari ibihugu bitanu biri gushyigikira Kongo rero nk'uruhugu rukize simbizi koko habaye hariho ibyo bintu by'ubushotoranyi. Kongo irihandagaza kandi kabishimangira u Rwanda muri rusange ruza kugira gute, ruza kwiyibira Kongo cyangwa se gusahura umutungo wa Kongo rwitwaje mu 23. Buriya nibyo navuze nti buriya Kongo ibona ari Kongo ko bimeze, cyangwa se ishaka kugira ngo igaride ubuhangange bwayo, ishobora kureba aho hantu ikavuga iti ndabahamo kubu butunzi mugende namwe mwirwariza bya bihugu bitanu, ikabigabanyamo mwege mufate seriri imwe y'ingiyi segiteri cyangwa se komini buri wese yirwarize mu myaka ingaha, ariko tubona amahoro. Cyane cyane ko anitegura no kujya mu matora. Ati
ibintu bigira ugasanga ari ibintu bise birangira mu munota. Burya abantu umuntu ufite kuko isi ni le monde de bénéfice, ni isi yo kugira, kandi muri politike bajya bavuga ngo nta rukundo ahubwo ni inyungu. Bashobora kugendera ku ibyo bintu koko bati nta rukundo ahubwo ni inyungu. Bya bucuti dufitanye twari dufitanye na noza na Amerika n'ibyo bihugu byose, ugasanga bwa bucuti burarangiye bugiye hariya kubera ariko bari kubona inyungu. Ni ukuvuga rero solution y'ibi ngibi muri rusange, wenda turaza kugenda tugana kuri solution nitugana kuri finale. Ari Gisenyi ruhande neza. Ni ukuvuga rero ko mu byo Tshisekedi yagiye atangaza, urabona ko Tshisekedi hariya yakomeje kugira gute, yakomeje kugenda gufunga amaferi. Aravuga ati mpagaze aha hantu. Buryo rero ahanini hari igihe umuntu ahagarara ahantu bitewe n'icyo ameze gute, n'icyo yizeye. Buryo iyo umugabo afite ubwoba kenshi hari igihe yemera akavuga ati nta kundi. Hari umuntu nyine ushobora kwemera akavuga ati nizeye ko nzarwana mpaka kugeza ku muntu wa nyuma. Hari n'uvuga ati nta kundi byagenda. Ariko ukurikije Kongo n'iki nuko baba bayivuga ati bararwana abasirikare bayo, ukabona bayakuyemo akayo karenge n'iki barirukanse, ntiwamenya. Ibi ngibi bigenda biba ariko ntiwamenya icyo bagize, icyo bishingikirije. Ariko icyo dushaka ni iki? Icyo dushaka muri rusange twebwe ngira ngo murakizi. Icyo dushaka abantu benshi barakizi kandi tukiziranyeho. Rero reka twigarukire ahangaha ko twabigiye tuvugaga kare tuti Kongo mu by'ukuri ibyo yagiye itangaza cyangwa se ibyo yagiye ivuga, ukurikije uko yo position yayo kw'ibi bintu, nibyo turagenda twinjiramo neza dusesengura neza kugira ngo dukomeze dusaranganye nibyo rero turi kugarukaho. Twagiye twamagana kenshi cyane kandi tuvuga ko ibi bintu by'intambara hagati y'u Rwanda na Kongo ntago bidushimishije, nta umunyarwanda wabyishimira muri rusange. Ngira ngo yaba ari umunyarwanda utari gutekereza aheza h'u Rwanda, yuko koko u Rwanda na Kongo byarwana. Iyo abantu barwanye byanze bikunze hari ababihomberamo, hari ubyungukiramo. Ababihomberamo cyane uwa mbere ni ugiye yishwe n'intambara, kuko ngo batagize abatazagaruka. Undi nanone ubihomberamo ni utsinzwe. Ntiwakwiza rero intsinzi utaratsinda. Kandi nanone iyo hari byinshi bisandara cyangwa se bigenda bibabariramo mu bari kurwana. Kandi nanone tugarutse kuri ibi bihe Kongo yagiranye akabazo n'u Rwanda mw'ibi bintu, ngira ngo umuntu wese utekereza cyangwa se ureba kure yarabibonye, cyane abashaka kujya guhahira muri Kongo, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo wera turaza kubigarukaho, ariko reka twigarukire kuri ijambo rya Felix Antoine Tshisekedi hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ibi yavuze, yagize ati rero intambara yeruye irashoboka hagati y'u Rwanda na Kongo, mu gihe u Rwanda rukomeza kugira gute, rukomeza kudusumburutsa cyangwa se kutwiyenzaho, gufasha imitwe yitwaje intwaro. Ariko anavuga ati u Rwanda nta kindi rugamije no kugira ngo ruze kwegisipuata ubutaka bwacu buririshe cyangwa se bukize ku mabuye y'agaciro, bukize ku bukungu cyane, bityo babyijyanira. Ibyo bintu koko bibaho mu Rwanda. Cyakoze icyo mbona kuri njyewe n'ibyo bintu bibaho nta kintu bimarira abanyarwanda, kuko bishobore kuba hari abo bigira icyo bibamarira. Niba koko ibyo Felix Tshisekedi avuga ati baradutera bakatwiba, ibyo byibyo nyine niba ari ibyibano hari abo bigirira akamaro, ariko ibyo ari byo byose niba bibaho. Ariko abanyarwanda benshi ngira ngo tuyihora tubivuga ko turi mu nyenga y'ubukene ikomeye cyane. Abanyarwanda birwa barira umunsi ku munsi, turarira umunsi ku munsi kubera ubukene buri mu Rwanda, kubera ibibazo biri mu Rwanda. Ariko hakazamo n'ibintu bisa n'ibihano, wagira ngo ni ibihano twashyizwemo, dushyirwamo na leta n'ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi. Reka tubigaruke neza kugira ngo tunabyumve uko yabivuze ahari tutagira icyo tumuhimbira cyangwa tudaca hirya no hino, twifashishije ikinyamakuru cyabitangaje yabigizemo. None Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi Antoine Tshilombo yatangaje ko intambara yeruye hagati y'igihugu cye n'u Rwanda ishoboka cyane muri iki gihe umwuka mubi ukomeje gututumba hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda.
mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru bita Financial Times cyabereye mu biro bye ku biro bye Kinshasa, Tshisekedi yagize ati uku gushoboka kw'intambara yeruye ntikugomba kwirengagizwa. Ubushotoranyi bw'u Rwanda nibukomeza ntabwo tuzicara ngo duceceke. Ubushotoranyi bw'u Rwanda nibukomeza ntabwo tuzicara ngo duceceke. Uyu mukuru w'igihugu yongeye ati ntabwo turi abanyantege nke ku kwerekana ko igisirikare cya RDC cyangwa se FARDC gifite ubushobozi bwo guhangana n'icy'u Rwanda. Ati ntabwo bishoboka yuko igisirikare cyacu igisirikare cyabo cya FARDC gifite ubushobozi bwo guhangana n'icy'u Rwanda. Noneho leta ya DRC ishinja ingabo z'u Rwanda kurwanira na FARDC ku butaka bwayo mu isura y'umutwe witwaje intwaro ya M23 no kuwufasha arizo zihanganye, ariko zibihakanye zinabyamaganira kure. No kuvuga ko izibihakana zikanabyamaganira kure hano bandika ni ingabo z'u Rwanda cyangwa se ni igisirikare cy'u Rwanda cyangwa se leta y'u Rwanda. Noneho rero Tshisekedi ashimangira ko zifasha M23 ni ingabo z'u Rwanda. Ati nta gushidikanya u Rwanda ruri gufasha umutwe wa M23, turashaka amahoro, ariko niduhatirizwa tuzagira icyo dukora. Ni ukuvuga ngo barashaka amahoro, ariko nibahatirizwa bazagira gute? Bazagira icyo bakora. Ni mu gihe rero no mu Rwanda nabwo ni nko guterana amagambo hagati y'abategetsi bombi. Na Kagame ngira ngo mubona uko akunda kuvuga ati mitwiri hariya ya FDLR Kongo ubushotoranyi, ariko ejo bundi mu kiganiro yatanze twari twiteze nka disikuru wabona ko yibanda kuri FDLR ngo niyo irasa mu Rwanda cyane, ariko ngira ngo muhe byayigendaga bishize bagendaga berekana cyangwa se leta y'u Rwanda yerekanaga ko ari Kongo iri kurasa ku butaka bw'u Rwanda, ariko imvugo zikugenda zerekana ngo ni FDLR yarashe ku butaka bw'u Rwanda iturutse Kongo. Ukurikije uko biri kugenda gute, uko yabivuze muri disikuru yo ku munsi wo kwibohora, yongeye ahamya ko uretse gufasha M23 ingabo z'u Rwanda ziri ku butaka bwabo. Ati u Rwanda ruri kurwanira muri DRC mu isura ya M23 yatsinzwe mu mwaka w'ibihumbi 2013. Kubura umutwe kwayo kwa vuba kwatewe n'ingabo z'u Rwanda zihishe inyuma. Ati ingabo z'u Rwanda nizo zihishe inyuma y'umutwe wa M23 kugira ngo zize zihungabanye umutekano wa Kongo. Nibyo rero Perezida Antoine Tshisekedi yavuze. None uyu mukuru w'igihugu yongeyeho ko uretse no gufasha M23 u Rwanda rwifuza ko RDC itatekana kugira ngo rubone uko rucukurayo amabuye y'agaciro. Ati u Rwanda rufite inyungu zitemewe z'ubukungu muri DRC. No kuvuga ko avuga ati ibyo byose babikora mu rwego rwo gusahura cyangwa se mu kugira ngo baze kwiba umutungo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. None Tshisekedi ashinja u Rwanda ibi byose nyuma yaho mu kwezi gushize Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yatangaje ko ibirego bya leta ya Kongo ari ibinyoma. Yemeza ko uyu mukuru w'igihugu mugenzi we yihungije inshingano ze ashaka kwegeka ibibazo by'iki gihugu cye ku Rwanda. Hano rero ni mu nama yaberaga cyangwa se mu nama ya Qatar Economic Forum yabaye tariki ya 19 Kamena mu mwaka wa 2022. Perezida Kagame wabajijwe n'umunyamakuru Zain Verge mu birego bya Tshisekedi yagize ati guhimba ibyo birego mu buryo bworoshye ngo kwihuza inshingano ze nka perezida wa kiriya gihugu. Hakomeje ibiganiro byo guhuza ibi bihugu byombi birimo ibibera muri Kenya, ndetse no kuri uyu wa 6 Kamena Perezida Kagame arahura na Tshisekedi ni kuri uyu wa 6 ntago ari ku wa 6 ngaba byanditse nabi. Kuri uyu DRC yifuza ko u Rwanda rwemera ko rufasha M23. No kuvuga ngo Perezida Kagame arahura na Tshisekedi muri Angola bagamije baganiri. Uyu mukuru wa DRC yifuza ko u Rwanda rwemera ko rufashe mu 23 rukanasobanura impamvu ngo nibitaba ibyo hari icyo ruba ruhisha. Noneho yagize ati u Rwanda nirwemera
ko rufasha M23 ni Tshisekedi n'impamvu rufasha uyu mutwe hazaba harimo ukuri, ubwo twaganira byose tukabishyira ku meza, nirutabyemera bizaba bisobanuye ko hari igihishe. Aha rero ni Tshisekedi wavugaga ibingibi mu gihe Tshisekedi avuga ati rwose igihe cyose u Rwanda rutari rwakamenya icyo ibikorwa bibi ruri gukora muri Kongo, niko Tshisekedi avuga, uburyo ruza guhungabanya umutekano wa Kongo, ati ibyo byose bakagombye kubyemera, noneho mu kubyemera bakavuga impamvu babikora, aho ngaho twakanira. Mutubyibutse twibukiranye yuko muri Kenya habaye icyo bita ibiganiro bihuza leta ya Kongo n'imitwe irwanya leta ya Kongo. Ni imitwe irimo myinshi cyane, bavuga ko ari imitwe myinshi cyane, ariko bahuriye muri Kenya, biza kurangira M23 bayisohoye mu biganiro kubera ko ngo yari yateye ku birindiro by'ingabo za Kongo. M23 rero nibwo yakomeje imirwano nyine irarwana, ariko Kongo nayo ikavuga iti ntago dushobora kuganira na M23 itabaho. Niko Kongo yibivuga, tugomba kurwana, wenda nituganira tuzaganira n'u Rwanda kubera ko u Rwanda ari rwo ruza mu isura ya M23 itabaho. Niko Kongo ho niyihagaze, niko ivuga, kuko nanone ubu ngubu urabona ko iri kuvuga iti twanaganira ariko mugomba kuza muvuga impamvu y'ibyo byose muri gukora kugira ngo tubone icyo dushyira ku meza. None nitumara kumva impamvu, nitumara kureba neza igituma murimo muhungabanya umutekano muri Kongo, aho ngaho byaba byumvikana kugira ngo tube twagira gute, twagirana ibiganiro. Hano rero nicyo ahangaha twibutse ko uyu munsi ni none ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 7 muri Angola hari kubera ibiganiro. Ku itariki 5 twabonaga Perezida Tshisekedi yamaze kugera muri Angola, ndakeka yari yaharaye. Noneho ibiganiro bigamije kugira gute, kugira ngo nibihuza u Rwanda. Ahangaha niho rero abantu bibaza batese Kongo yaba yatsinze igitego cya mbere kugira ngo niba yaranze kuganira nayo mu 23 none ikaba igiye kuganira n'u Rwanda. Noneho bishatse kuvuga ko u Rwanda rwamaze kwemera yuko ari rwo ruri gutera Kongo. Nibyo abantu bari kwibaza, kuko M23 mu gihe Kongo yifuzaga ati ntago tuzaganira na M23 nka M23, ahubwo tuzaganira n'u Rwanda nk'u Rwanda kubera ko ari rwo ruduhungabanyiriza umutekano. Uyu munsi rero bakaba bari kuganira n'u Rwanda koko muri Angola. Tutegereza ariko rero nibyo abantu benshi tugenda twibaza tukavuga tuti nubundi sinzi niba hari ikintu kizava mu ibi biganiro. Kubera iki nta kizavamo? Hano mu karere harimo ibibazo byinshi cyane bishingiye ku kingira ngo habanje kubaho ibibazo by'u Rwanda na Uganda. Uretse ko ibibazo by'u Rwanda na Uganda ngiye mbona harimo amacenga ya politike menshi, n'ubundi barakundana. Ntago navuga ko u Rwanda na Uganda bigira, ahubwo hari ukuntu njya ntekereza nti hari igihe abantu bashobora gukora cyane cyane nk'abanyagitugu kugira ngo bakandamize abaturage babo, bo berekana ngo harimo ibibazo hagati yabo. None se u Rwanda na Uganda, ikibazo urebye ikibazo cyari gihari ni ikibazo kiri simple, ni ikibazo ubona kitanumvikana ngo Uganda gwifite ngo abarwanyi niba baranese niba abaki. Ariko ejo Museveni inshuro yahuye na Kagame n'inshuro zitabarika, n'inshuro nyinshi bahuriye niyo za Angola naye barahuzwa bagira gute, biza kurangira ngo ikibazo ngo gikemutse nta n'umuhuza ngo ari uko muhoze ngo yaje hano. Ariko kugeza iyi saha amaso aracyari ku ntuza, aracyari mu kirere ku banyarwanda bajya muri Uganda, kubera ko babashyiriyeho, twongere tubivuge, uburyo bukomeye bwo kugira ngo babashe kujya bajya guhahira muri Uganda, babaca amafaranga menshi. Cyo ngicyo tugira ngo twagiye tukivuga umunsi ku munsi, produits za Uganda ntazo tukibona hano mu Rwanda. Ibyo ngibyo ntiwabimenya. Ariko nanone ukongera kuza ukibaza impamvu ubu ngubu biri kuvugwa yuko Uganda iri gufatanya n'u Rwanda ngo kurwana muri Kongo. Nabyo ubona ko abakongomani bari kugenda bivuga, nubwo Perezida Tshisekedi ubona ashaka gushimangira cyane yuko ari u Rwanda, ariko ntibibuza yuko hari ibindi bica ku ruhande bikavuga bati naye Bagande barimo gutya na gutya, nibo batanga ranforo mu buryo bumeze gutya na gutya. Urumva icyo nekereza, niba baba barimo Tshisekedi ahari, ntekereza ko yaba yaravuze ati, yaba yarapuritse wa mugani ngo ntawe iruke nyuma y'udukwavu tubiri, kavuga ati reka ni concentre kuri kamwe. Burya iyo ni umugani ugana kariho, iyo uri kurwa ngo nyuma y'udukwavu tubiri, udukwavu tubiri uratureba gutya, dushobora kuba turi kugenda umujyo umwe. Noneho
ukatwirukankaho twose wibwiye ngo uradufata icyarimwe. Cyagiye rero uri kutwirukankaho uri muri marishe wirukanka cyane wirukanka, turimo wowe uratureba gutyo utinda dufatira icyarimwe. Iyo tugize gutya tugahita dutandukana, ushobora nawe kugira gutya ugashiduka wacitsemo kabiri, twa dukwavu twose tukagucikira icyarimwe. Vomiyeke ureba kamwe sibyo, ukakareba ukagatumbira uti nubwo ari tubiri ariko ndirukanka kuri kakandi, bizatuma kakandi nigafata inzira yako uzakomeza ya direction ya kakandi uko byagenda kose mpaka ugafashe. Ntekereza ko ari cyo ngicyo yabaragize, kuko ubona ko Kongo mu byo ikunda kuvuga cyane nka Perezida Tshisekedi tujuru yivugira u Rwanda u Rwanda u Rwanda u Rwanda u Rwanda cyane cyane. Rero Tshisekedi aravuga ati ingabo za Kongo zirakomeye cyane, ziri amezire yo kuba zahangana n'u Rwanda, kuba zicecekera, ahubwo nuko twebwe dushaka amahoro. Bikaba biri no kuvugwa rero, urabona ko ari ibintu biri guhita hitano mu binyamakuru byinshi cyane. We M23 yafashe utundi duce, yongeje utundi duce. Abasirikare ba Kongo bagera ku 1000 ngo barambitse intwaro barirukanka. M23 ifata Rucuro, ngo ifata umujyi wa Rucuro. Nibyo biri kuvugwa hano cyane, biri kugenda bigaragara. Intambara rero yo muri Kongo ndabona ishobora kuzamera nk'iyo muri Ethiopia, aho uriya perezida uriho yarwanaga n'abari bari ku butegetsi, bari muri TPR, niba ari TPR, niba ari kiriyantuza ziranyishyamba zari bigometse. Wabona ko zari ziravanse cyane, ziri kwihuta cyane, zifite umuvuduko bugufi yo gufata Ethiopia burundu yose. Kugeza ubwo perezida yavuye mu biro asezera umugore, aravuga ati ngiye kubana n'abasirikare ku rugamba. Bishuduka twumva ngo Ethiopia yongeye gusubira mu maboko y'ingabo za leta na perezida uri ku butegetsi. Niba bisaba rero na Tshisekedi kugira ngo amanuke ku rugamba nawe afata umuheto, ubwo urumva nta wamenya uko bizagenda. Ubwo namanuka ku rugamba rero avuga ngo nje kurwana n'u Rwanda, ubwo bizaba bisaba ngo na Kagame nyine nawe amanuke. Bose ubwo tuzareba uko bizagenda gusa, ariko ntabwo twebwe twifuza intambara. Baravuga ngo intambara ngo tugomba kuyirwana iyo ngiyo, ngo niho hari ibihugu binini, ariko igihe cyose Kongo yarwana ivuga ngo turi kurwana n'u Rwanda, n'ubundi nayo ntabwo izavuga ngo tuzarwanira n'u Rwanda muri Kongo. Nayo ishobora gufata icyemezo uti nkuko baduteye natwe duca inzira izi n'izi. Nta wamenya ukuntu ibintu bigenda, buri ibintu bya politike biragatsindwa kandi biba biteye ukwabyo. Hano ndabona commentaire rero z'abantu, ariko turi buze kugaruka mu bindi, ntago turarangiza ibyo bintu bya Kongo. Haracyariho ibintu byinshi cyane kandi biteye amatsiko turi kugenda tubona. Bagamba ko akomeye naye mu bintu mbona imuhanze. Akagabo gahimba kandi katarazi Tshisekedi ashobora kuba yumva kuba impunzi ari byiza. Yabanje agatsinda mu 23 zatera u Rwanda zisize mu 23. Abantu baba hafi ya Tshisekedi bamubwire bamuhe n'ibitabo asome. Hano harimo commentaire nyinshi bagiye bakomanta. Ari bavuga bati nabanze arwane naye mu 23 ayitsinde. Gusa nyine ariko ikigaragara nta wamenya umuvuno w'intambara uko ugenda, nta wamenya nyuma yaho uko bigenda, ariko ikigaragara byo Kongo yakoze resistance cyane mu kwerekana ati n'u Rwanda. Biriya rero biriya hazaca uwambaye biriya ibibazo nka biriya kenshi bikemurwa mu rwego rwa diplomasi, bigakemurwa mu rwego rugiye runyuranye. Buriya amahanga uko bizagenda kose, ese ibihugu byose byo biragenda bibivugaho iki uko bigize. Kongo twibutse ko mu bihe byashize habaho igikorwa twumvise cyo kuyifatira, cyangwa se cyagiye kivugwa kiti se Kongo baba bayikoreye ibingibi iri mu ntambara ikomeye nk'iyingiyi. Byari byagaragaye ko Kongo bayifatiye ibihano, ariko ibihano tukabona ko ari ukugira ngo bagure ibihano. Mbega abantu benshi bari bazi ko ari ibihano bigamije kugira ngo batazajya bagura intwaro, ariko ibihano bayifatiye ni byari bimaze ngo imyaka 10 n'indi, nibyo mu mwaka w'2000. Ariko tuza kumva ibavuga uriya yoboye ni European muri Kongo yuko ibyo bihano bafatiye bitandukanye no kugura intwaro, bitandukanye no kubafatira ibihano byo kugura intwaro, ahubwo ko intwaro zajya ziza muri Kongo zigomba kuba zaguzwe mu buryo buzwi, bakaba bazi ngo zaturutse ahangaha, zinjiye ziturutse ahangaha, zinjiye mu buryo bumeze gutya na gutya. Ntekereza ko ari cyo bagize mu rwego, bavuga bati ni mu rwego kugira ngo zitazaya zigirwa mu mitwe y'inyeshyamba. Hari ibihugu rero by'iyopoje ku icyo cyemezo, bavuga bati
igihugu niba kigomba kugira umutungo wacyo, ntawe ugomba kwirwa akivogera cyangwa akigenera, cyane cyane ko kiba cyasohoye amafaranga yacyo. Kongo kamemu ntiyabyemeraga. Harimo n'igihugu nka Kenya, harimo South Africa, harimo China, harimo Uburusiya n'ibindi muri Afurika bigiye birimo byagiye byiyopoza ku icyo cyemezo cyafatiwe Kongo, kizanywe mu kanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ku isi n'igihugu cy'Ubufaransa. Hano rero hari icyo bavuga rero, hari iyi nkuru yagiye yandikwaho ibintu byinshi, hari ariko abanyakongo mu Rwanda ho rero bo bagize ikintu babivugaho. Nabonye mu ijwi ry'uno ngo ambasaderi Kariga nawe uri hariya na ambasaderi w'u Rwanda muri Kongo, reka twumve icyo nawe yabivuzeho, niba avuga ati tuzasekurana, tuzarwana cyangwa tuzagira gute. Ariko ikigaragara byo uko bigenda kose, ari Perezida Tshisekedi arashaririye, arakomeza kwerekana ati mpaka tuzavunagurana nibikomeza gutya. Kagame nawe urabona ko nawe ati, nawe ubona ko rwose ati ntago tuzarebera umutekano w'igihugu uhungabanywa, abaturage bacu bapfa. Ariko mu by'ukuri ikigaragara bose nuko nta bworoherane buri hagati yabo. Twebwe nk'abaturage rero, nk'abasivile, tuba tubabwira tuti hakwiriye ubworoherane hagati y'ibihugu byombi, koko bakareba bati ikibazo kiri hehe, ikibazo kigomba gukemuka gutya, kigomba gukemuka gute. Ariko nanone tukongera tukavuga tuti, njya mbivuga yuko akaburiye mu isiza katabonekera mu isakara. Hano mu Rwanda tugombye gukemura ikibazo cy'abaturanyi, cyane cyane nicyo kirihutirwa kugira ngo abanyarwanda tubashe gusohoka, dutembere, tugende hirya no hino, kuko dufitanye ikibazo n'u Burundi, dufitanye ikibazo na Kongo, dufitanye ikibazo n'u Rwanda, dufitanye ikibazo n'u Burundi, Kongo, dufitanye ikibazo na Uganda, hirya no hino numva bikubitagurana. Ikibazo rero abanyarwanda ni twebwe dukomeza tuharenganirana umunsi ku munsi, banarwanye twebwe. Buriya politike zigiye zihindukana n'ibyazo, ugasanga ibyo bibazo byose bigomba kurangira. Hari ukuvuga ko ubutegetsi buhindutse byanze bikunze, hakajyaho ubundi bushobora kuzana indi politike. Habayeho amatora nyayo ubutegetsi bugatsindwa, bushobora kuzana indi politike. Ni nkuko muri Amerika ubona bigenda, cyangwa hehe bati uyu yakoze ibintu bibi, iri shyaka ryakoze ibintu bibi, ibintu bitanogeye abaturage. Nahari ntekereza ko aricyo ko ririya shyaka riri ku butegetsi mu Bwongereza. Murabona hariya ibibaye yo hariya mu Bwongereza. Murebe byatangiye uriya Boris Johnson, uko byamutangiriye, uko byagenze, imiryango irahaguruka, irahaguruka, iki yose irahaguruka ku kibazo cy'impunzi. Buriya rero mbabwira impunzi, umuntu hohotera impunzi n'umuntu ugira gutubwo, birega burya umunyarwanda yari yarebye kure ati nta wica inyamaswa yamuhungiyeho, ararenga inyamaswa atangira kuyigambanira n'ibiki. Kiriya kintu murakibonye. Muraza bigira gute birazurungutana, bitangira abaminisitiri bamwe bava baki bose bagenda bamwiyopoza, none birangiye bimugize gute, avuga ati ngiye ntago nzava ku butegetsi. Burya uruzi Boris yaza kuba nk'umunyafurika, buriya yari kugundira buriya butegetsi cyangwa akajya mu ishyamba. Ariko rero ukuntu abazungu buriya bubaha iby'iwabo, barabyubaha cyane. Ntaguye se buriya yavuye mu butegetsi, ni ukuvuga ngo arangije, yakoze neza wenda mu bihe byashize nk'uko abivuga n'iki, ariko arangije nabi. Twavuga ko arangije nabi, burya kurangiza wirukanwe, kurangiza uvugirijwe induru ntabwo ari ibintu byiza, kuko arangirijwe mu nduru ntabwo ari ibintu bishimishije kuri we. Buriya ni ukuvuga ko ni umusaza ugize gute, harabona abanyavuga ngo azaza i Kigali bamuhe bamutuze bagire gute. Ariko wenda ni ukutebya, wenda yanaza, nashaka azanazana ture. Ntiyavuze se ko u Rwanda ari rwiza cyane, azaza ruturemo. Ariko icyo nzi ni uko Boris aje akaba umunyarwanda, akaka nationalite y'u Rwanda, ruriya yarya uburoko, yafungwa. Keretse yaje akiryamira agaceceka, ntabone hari akarengane, akagumya akabyina nawe akaba nk'abandi bose akabyina. Ariko avuze nawe yarya uburoko, nk'uko na ba Peter Irinda baje bakaburya bagafungwa kubera ko banavugiye hanze. Iriya nibyo yivugisha. Buriya rero mwabona ko abazungu baba ari serious cyane, bose bamuvuyeho kugeza ubwo abona ibintu bikomeye. Hariya rero aravuga bati nuko byagenze gutya na gutya, reka twakubita wenda tuzabigarukaho. Ariko bigaruka byerekana uburyo ibihugu abantu ari serious cyane kurusha uko tubitekereza. Rero ambasaderi Karega rero aravuga ati amahoro n'umutekano birashoboka muri DRC.
niko avuga. Reka twumve uburyo we avuga bishobora gushobokamo mu gihe Kongo ivuga yuko amahoro n'umutekano bishoboka mu gihe cyose byagenda bite, mu gihe cyose u Rwanda rwakwemera amafuti ruri gukora n'amakosa maze bakashyira ku biganiro bakareba impamvu y'ibyo ngibyo. N'ambasaderi w'u Rwanda muri Kongo Kinshasa Vincent Karega asanga amahoro n'umutekano bishoboka muri iki gihugu nyuma y'imyaka myinshi cyarayogojwe n'intambara. Ni mu butumwa uyu mudiplomate yanyujije ku rubuga rwe rwa Twitter ati amahoro n'umutekano muri DRC ndetse no mu karere birashoboka kandi byagirira inyungu cyane bose. Nyina habonetse amahoro inyungu abaye ku banyarwanda, ariko hari umukongomani wavuze ati abanyarwanda bakwitwa n'inzara mu gihe cyose dufunze ibintu bigendanye n'ubutunzi bwacu. Abanyarwanda nzi ko barira nk'uduhinja, nawe turaza kumugarukaho. Ati amahoro n'umutekano muri DRC ndetse no mu karere birashoboka kandi byagira inyungu kuri bose. Ambasaderi Karega rero yavuze ibi mu gihe uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bumaze igihe bwugarijwe n'ikibazo cy'umutekano muke ahanini uterwa n'imitwe yitwaje intwaro. Ingabo za Kongo Kinshasa by'umwihariko kuva mu mezi make ashize zihanganye mu mirwano n'inyeshyamba z'umutwe wa 23 zikomeje kwigarura uduce dutandukanye two Kivu y'Amajyaruguru. Guverinoma ya Kinshasa ishinja u Rwanda gufasha uyu mutwe ndetse umwuka mubi ukomeje gututumba hagati y'ibihugu byombi. U Rwanda cyakora cyo narwo rushinja gufasha ingabo za Kongo Kinshasa kugira imikoranire n'umutwe wa FDL ugizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe Abatutsi. Ambasaderi Karega by'umwihariko ni umwe mu bakubititse kubera idogera ry'uyu mubano bijyanye no kuba abenshi mu banyekongo n'abanyapolitiki batandukanye bakomeje kotsa leta ya Kongo igitutu ngo imwirukane. Ariko Kongo nabyo nyine urabona abaturage barigaragambije, abanyapolitiki bati kubera iki mutirukana ambasaderi w'u Rwanda hano, kandi kuko u Rwanda ari rwo ruri kuduhungabanyiriza umutekano, ariko ambasaderi wawo w'u Rwanda akaba akiri ahangaha aracyamara iki? Nibyo hano bavuga kandi nabyo byanavuzwe muri Kongo. Noneho rero ambasaderi wa Kongo abakandi basaba ko Kongo Kinshasa yaca umubano burundu n'u Rwanda bashinja gutera igihugu cyabo. Ambasaderi Vincent Karega cyakora cyo asanga imitwe ikorera mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa itakabaye ikibazo kuko bishoboka kuyirwanya ndetse bikaba bikwiye. Ati imitwe itemewe n'amategeko ikwiye kurwanywa, imiyoborere myiza yatejwe imbere na bose ku bw'akarere gatekanye cyane kandi gateye imbere. Byitezwe ko ba Perezida Kagame na Tshisekedi bagize gute. Ambasaderi ndumva ahanini urumva ko igitekerezo watanga ari uko iyo mitwe yarwanyirizwa hamwe. Mu kurwanyirizwa hamwe rero ngira ngo bateguye ingabo z'akarere ka East Africa, ariko muri kwa gutegura za ngabo za East Africa Kongo yangira ko u Rwanda rwakandagizayo n'akanono. Ravuga ati ntago bishoboka, ntago mwamufasha M23 noneho ngo namwe ngo muze ngo muje kurwanya ahubwo mwaba muje ahubwo kuba mwayiteza mwakavuyo nyakwiteza mwakavuyo no kuyinjirira. Kandi Kongo ikavuga ati twakoze ibishoboka byose kugira ngo tubane n'u Rwanda, ariko mu byo twakoze nta kintu u Rwanda rwashimye. Twayihaye aba FDLR turabaha bararwanya mu bice byose mugira gute, barwana imyaka n'imyaniko muri Kongo mu buryo twagiye tubaha tuti go ahead mukora ibyo mushaka, ariko ntibatsinsura cyangwa se ntibarandura iyo FDLR. Muzayirwanya imyaka ingahe kugeza ryari, bizagenda bite? Perezida wa Tanzania rero nawe niwe wigeze kugeraho aravuga ati hakeneye ko habaho ibiganiro na FDLR. Noneho icyo gihe ndumva ko u Rwanda rwamushubije mwarabyumvise. Ntekereza ko na Kongo ari wo murongo wenda yabirimo wo kuvuga ati niba mwarabarwanyije igihe kirekire imyaka n'imyaniko mukagira mute mukageraho mukavuga ngo mwarabatsinze ariko ubu ngubu mukavuga ko ubu ngubu bagihari, urumva ko ari ikibazo gikomeye. Ahubwo Kongo abaturage bacu bazahora bagira ibibazo mu gihe mwaba mukomeje muhavundaguranirana muharwanira. Nicyo ntekereza rero ko nawe yabiri mu murongo wa Tanzania ku gihe cya uriya wari perezida wayo wavugaga ati hagomba ibiganiro bya politike kurusha uko haba intambara kugira ngo FDL iganire na leta y'u Rwanda. Nicyo ntekereza hano rero.
hari Union Européenne nayo yavugaga ati imitwe yitwaje intwaro yo muri Congo ikwiriye kugira gute, yasabye imitwe ngo irimo M23 kurekura uduce twose yambuye ingabo za Congo. Iyi rero ni Union Européenne yasabye izi ngabo za M23. Ese nyuma yo kugira ngo Union Européenne isabe M23 ko yarekura utu duce itaturekuye byagenda bite? Nicyo kintu noneho abantu bakomeza kwibaza bati nitaturekura izaturekura kubera ko yabisabye bizagenda bite amaherezo. U Rwanda rero icyo rushimangira nanone rukomeza gushimangira ni uko iyo mitwe yarwanyirizwa hamwe, ariko none rugasaba yuko nanone ku bundi buryo bakavuga ko ibibazo byagombye gukemuka mu buryo bw'ibiganiro, kuko bavuga yuko M23 yagombye kuganira na Congo nayo gasanga none bya bindi twavuze bimwe Tanzania igeze ivuga ati se niba dusaba ko tuganira na Congo, nabo hari abavuga bati, hari abanyapolitike muri Congo nabo bavuga bati mwagombye kuganira nande, mwagombye kuganira namwe n'ababarwanya mbere yo kuduhatira natwe kuganira na M23, kuko nituganira na M23 ikibazo kigakemuka, ntabwo ikibazo cy'ababarwanya namwe kizaba kigeze gute, kizaba gikemutse. Ubu rero uyu munsi itariki 6 z'ukwezi kwa karindwi, kuko iyo murangora hari ibiganiro biri kuberayo bigamije kugira gute, bigamije kureba ko habaho gushyira ibintu ku murongo hagati ya M23 ndetse nako hagati ya leta y'u Rwanda na leta ya Congo. Leta ya Congo twibutse ko yo yahereye kera koko ivuga iti hakwiriye iki, hakwiriye yuko M23 tutaganira nayo, yo kubgayo ntishaka kuganira na M23, kwiravuga iti M23 ntibaho, ntabwo twaganira n'umuntu utabaho, ntabwo twaganira n'intumwa, ahubwo tugomba kuganira n'uwayitumye. Ahari niba nibyo nyine navuze nti abantu bari kwibaza cyangwa se bari gutekereza yuko leta ya Congo yaba iri kumuki, yaba iri mw'uwo mujyo wo kwerekana ko igomba kuganira n'u Rwanda, kuvuga ngo iraganira na M23 itabaho, kandi iza mu isura y'u Rwanda, ariko Congo ibyemera, ni kubona ko Congo niwo murongo irimo. Ese bira biganiro byo murangora biragira gute, biratanga iki muri rusange? Uko mbitekereza rero muri rusangewe nibyo narinde kuvuga, cyangwa se navuzeho kare, ibiganiro nka biriya twagiye twabibonye muri Uganda, abaperezida baraza bimara imyaka n'imyaniko, ariko ntabwo burya ibiganiro burya ibibazo hanini birangira cyane mu gihe ubiteza cyangwa ababiteza batafite imbaraga zo kuba bakomeza kubiteza. Nicyo kintu kirangira ibiganiro nako ibibazo. Ikindi kandi nanone wabonye ko bya Uganda, nubwo mvuga ni sinzi bya Uganda, tubona tubona nk'ibintu by'imikino. Ntago Museveni w'umusaza wafabanye n'abangaba wagize gute, wabafashe n'ibiki, umwana wari we waza ngo ibibazo ngo birakemutse, kandi natwe tukabona tutazi uburyo bikemutsemo, ntiwamenya ibyo bari baje kwiganira hagati yabo, yaba amadiro yandi, kuko tubona twebwe nta cyakemutsemo, kuko niba abacuruzi bavuga ngo byaheze ku mupaka, ntihagire n'ibyo tubona, ntihagire n'umuturage ugendayo, ntago wakwizera neza 100% kuko ngo hari ikibazo cyagize gute cyakemutse. Ni hariya rero mu gihe cyose Kongo ihagaze ku murongo wo kuvuga ati twebwe niba mushaka ko tuganira naba namwe muganire naba, ni kandi Kongo umurongo ihagazo ni iyo irawerekana iti mwerekane impamvu mwaje muri Kongo, mwaje kuvogera ubutaka bwacu tubone icyo tubasha kuri. Aho rero surumva su Rwanda ruziyemeza ngo twavogera ubutaka bwanyu, ko nanone urumva rero nibuguma mwiyo resistance gusa, ariko hari ababa bari n'ubundi nuko batabasohoye ibyo baganiriye byose. Ntekereza ko buriya bashobora kuba babivuga, ariko ibyandikwa bikagenda bite nuko nguko. Kisekedi rero ubona ko yahagaze cyangwa se yahagaze bwuma ari kuri icyo kintu, ariko buriya muri Kongo ikintu tujya dutandukanye ni ubutegetsi bwa gisivile n'ubutegetsi bwa gisirikare. Ubutegetsi bwa gisivile cyangwa se butagiyeho ku mututu w'imbunda, buba buyoborwa n'abasivile. Ni ukuvuga rero ko inteko ishinga amategeko ya Kongo, Kisekedi aramutse aturiye gatoya agakora wenda ibyo batumvikanyeho cyangwa se ibitari mu mujyo w'igihugu ko gishaka, bamwirukana. Mu gihe rero ubutegetsi burya buba bwaragiyeho mu mbaraga za gisirikare, burya bugifite za mbaraga n'ubundi bugafikira icyo bwishingikiriza kandi bugakomeza gukomera aho ngaho.
buba bufite mbega uzare muri Kongo ibyo ibigiye gukorwa byose akenshi ubona inteko ubutegetsi bukaba buri mu maboko ya rubanda. Gusa rero tumva turi kugana ku musozo, reka dutegereze kuko nta wavumira itararenga, reka turebe ibiva mwaho ngaho, ariko sinzi neza. Gusa reka dusabe Imana kugira ngo amahoro aganze mu gihugu cyacu, amahoro aganze muri Kongo, abanyekongo bicare banezerwe bavuge bati rwose natwe tubonye igihe cyo kwishima, byadushimisha nta naho bitashimisha. Ibyo rero uwo ari we wese yakagombye kubisaba, aho kogagiza ngo intambara niyogere. Twakwishima cyane kurushaho tubonye abanyarwanda bari hamwe banezerewe bishima babyina yuko twatsindiye hamwe, aho kugira ngo tuhabyine ngo FPR ngo uretse ko n'intsinzi ejo nabonye batayo mu minsi ishize nabonye batarayibyinnye ya wa munsi wabo wo kwibohoza, nabonye sinzi ukuntu wari umeze na ibyishimo n'ibikeya mu banyarwanda, kubera ko bundi abantu bishima yuko bageze ku kintu ari uko kuko babona bakiriho. Naho igihe ukibona uri mu byago nuko nguko nyine ibintu bijya bigenda kandi bihoraho. Nukuri rero tumva tuganiye ku musozo w'ikiganiro, kandi tubashimira uburyo mukurikira ibiganiro byacu. Twongere tubasabe gukora subscribe, like ndetse na share ku biganiro byacu, ni iby'agaciro, ni ibintu byiza cyane, kuko iyo mubikoze natwe hari icyo bidufasha. Byose ntimushaka se kudufasha, mugende ku kuri Ganza, mukore ku kuri Tsinda. Narababwiye ngo mukore amafans hirya no hino ku buryo tuzamura umubare munini w'abantu bakurikira, abafans cyangwa se abakora subscribe, mukangura abantu benshi. Tuzagora tubabwiye ngo twagize ibihumbi 200 kuri Ganza no kuri Tsinda, bizaba ari ibintu byiza. Hari n'ureba gurya nagire, hari umuntu ureba ikiganiro, niko abanyarwanda bateye. Njya ndeba abanyamahanga ukuntu bashyigikirana ku bantu bari kubagirira akamaro, ariko abanyarwanda ukuntu bateye abona ibintu mubwiye akumva koko biramushimishije, ariko ntabe yakora subscribe, ntabe yanakora na like. ngo kubera iki? Kubera iyi mico y'abanyarwanda mibi. Rega mbabwiza ukuri, turi ku rugamba, ariko no kudatsinda urugamba kwacu cyangwa kurutindamo natwe tubigiramo uruhare. Uzi ko binashoboka n'uyu muntu uba wakurebye, urana ko uyu muntu akurebye ubona ko bigaragara ko hari n'uwumva yanabisubiza inyuma agasa n'utabirebye ati pfu, kandi mu by'ukuri ibyo yumvise akumva ari icyo byamufashije. Niyo miterere mibi tugombye gusenga Imana kugira ngo irangire kandi ishire. Aha rero tugana ku musozo, ngira ngo ikiganiro hanini tugikora ibintu bigisohoka kugira ngo tubagezeho amakuru kare, ubwo azajyaza yose tuzajya tugenda tukomeza twungurana ibitekerezo. Ariko ikigaragara aha ngaha koko nuko ikintu gikenewe hariya cyane, n'ibyo njya mvuga duhora tuvuga, n'iki ni amahoro. Amahoro niyo akeneye hariya muri Kongo, kugira ngo igira amahoro n'u Rwanda rugira amahoro. Nicyo kintu gikwiye cyane. Muri rusange rero ubona ko abantu bundi ibihugu biramutse bifite demokarasi, ngiye nicyo kintu banshyira imbere. Ibihugu bifite demokarasi, u Rwanda akagenda kiyamamaza agatsinda kugira ngo niba tuvuga icyo kintu kitarimo cyo kuba wabuza umuntu kugira ngo yiyamamaze, agenda atsinde. Niba ari iyo myanya ushaka mu butegetsi unanayibone. Cyakora burya ahanini iyo umuntu yabujijwe uburenganzira bwose, hari igihe koko ushobora kwerekana uti impamvu izi n'izi, ariko abantu bakwiriye guhangana mu buryo bwa politike. Mu matora abantu bakajya bagasaba abaturage bati dutore, natwe turebe ko twashyika ku matora ya n'aya. Kurikiraho ikintu cya Kongo, numva turi kugana ku musozo. Mwumvise ibyo Kambanda yagiye avuga, mwumva ibyo Perezida Tshisekedi yagiye avuga, mwumva ibyo abandi bagiye batanga ibitekerezo babo Kambanda n'abandi. Natwe rero mu by'ukuri icyo twifuza ni amahoro y'u Rwanda. Kongo iramutse uteye u Rwanda, abanyarwanda twaharenganira. Ndetse hari igihe tuvuga ngo abanyarwanda akenshi hari abantu baza badutuka, basigaye baza banadutuka, hari abaza banaduhamagara ngo dufitiye ngo ishyari ngo igihugu. Intore ntago zirasobanukirwa icyo bita igihugu icyo ari cyo, ntago zirasobanukirwa igihugu icyo ari cyo. Wa mudamu we ngo niba ari Jose, nagira ngo wampamagaye avuga ngo dufitiye ishyari igihugu n'iki cyakoze da baguhembe. Nagira ngo utangire ubutumwa babushoboje uko babugutumye, baguhembe barebe ikintu baguhemba rwose. Ariko icyo mutarasobanukirwa nuko igihugu atari umuntu, igihugu ni twebwe twese. Ntago rero tugiriye ishyari igihugu, twaba twigiriye ishyari se gute? Cyakoze dufite ishyari byo, ntago ibyo wavuze ubeshya. Ku ruhande rumwe wenda ushobora kuba utazi ishyari icyo ari cyo, twe dufite ishyari ry'ibyiza. Burya
ishyari riri kubira, ari ishyari ryo kuba wagira ishyari kubera ko umuntu afite ikintu ukavuga ngo wampa agapfa kubera mu yumva ukamureba ukumva kuko uwo muntu atakagombye kubaho. Hari n'ishyari rero ugira ryo kuvuga uti waduha iby'igihugu cyacu kikagera ahangaha. Iryo rero ni ishyari ryiza kubera ko uri kubona hari ikintu wakagombye kugezaho kugezaho igihugu cyawe, wakagombye kugezaho abanyagihugu. Icyo ngicyo ni amarangamutima rero uba wazamuye kugira ngo abantu babeho neza. Intore rero mujye musobanukirwa, mutuze duturane kandi mumenye ko u Rwanda n'abanyarwanda twese tumeze gute. Kuza rero wakwigira aho kanaka ngo ndabona umeze guki, murashekeje gusa, nta kindi kintu umuntu yakwirwa ababwira. Rero tugannye ku musozo, tubashimira uburyo mukurikira ibiganiro byacu, uburyo mwakoze subscribe, like ndetse na share n'ibindi byose. Mukomere kandi mukomeze mugubwe neza, Uwiteka akomeza abarinde uko turi kose. Mbabwiza ukuri, uko mwigira abanyarwanda kose, abanyarwanda nyine turi uko mwatugize. Niba umunyarwanda akennye cyangwa se abayeho nabi, ni ukubera ko nyine namwe mujye mwigaya, ni igihugu cyanyu cyabiteye. Ntago rero kuva kuri ku butegetsi kumva ngo kana ko ameze gutya, n'uwarwaye amavunja yarwaye kubera ko igihugu kitamubereye cyiza, n'uwashonje ntiyashonje kubera ko igihugu kitamubereye cyiza. Tugane ku musozo, tubashimire, tubibutse gukora subscribe, like ndetse na share ku biganiro byacu, kandi twishimira uburyo mukurikira ibiganiro byacu. Uwiteka abahire rero, ni Mwizerwa Silva, Perezida Peace imbere kuri Kigali mu Rwanda. Ciao.